abakunzi ba Benny Grace TV. Kano kanya rero uko mubibona mu gitondo ngiye gutegura breakfast. Umunsi maze gutegura ibintu by'abana mbere yuko njya ku kazi, nyuma nanjye ngiye gushaka breakfast yanjye. So hano uko mubibona mfite umugati hano banikoreye, nababwiye ko mbere umugati gake, ariko uko mubibona umugati n'uw'umunyu, umugati w'umunyu harya njya nawukora, ndatekereza ko ntanawereka uko wawukora wa diyabetike, umugati w'abadiyabetike. So rero aho umunsi umwe natetse kubera ushakaga kuwukoramo breakfast ijyanye n'ibintu bitetse. So rero ndawukata gutya, ukata uko ushaka wo mu rugo, ntabwo dufite bya byuma bikata, ariko tujya dukata ibintu bihagije bitabangamiye, ikintu umuntu arya ukabona ntabwo kibangamiye, kugira ngo mubibone. Murabona ko umugati umuntu aba yikoreye, ukata umugati munini. So nababwiye ni umugati w'umunyu uyu munsi nakoze, duhora duteka imigati y'isukari, ariko uyu munsi nashatse guteka uw'umunyu bitewe n'uko nshaka kuwufatamo breakfast kandi utajyanye n'ibintu by'isukari, utarimo ibintu by'ibyayi. Ushobora kuba ubyutse ushonje, hanyuma ukumva ushaka kurya ariko ibiryo nyine bisanzwe, ibiryo nyabiryo, atari ukuvuga ngo urashaka kunywa ibyayi mu gihe wumva ushonje, cyangwa se abantu badakunda kunywa ibyayi mu gitondo, ushobora kubikora muri ubu buryo. Hano rero nze ntegure gutya mbereke uko nkeneye kubifata uyu munsi. So hano mfite ibintu bitandukanye, umugati, mfite salade ngiye nkunda kwikorera, nzi ko breakfast ari ibijyanye n'ibikomayi. Umugati, mfite bya bitunguru byanjye nkunda kwikorera, yego. Hano nshatse nashyiraho na mayoneze ku mugati, ariko uko mubibona rero twari turi kubivuga, hano ufite mayoneze ushatse kuyishyiraho, ariko ntabwo ndi muri mode yayo, ushatse washyiraho hano ku mugati. So uri iyi breakfast nziza, gusa ntabwo ndi muri mode yayo. Hano rero ufite salade y'inyanya n'ibitunguru. Mu gitondo amagambo aba yabaye make, ariko murabona neza ko very simple. So rero hano ibintu by'ibyayi uyu munsi ifite ibi bintu, nkanagira n'iki ngiki, nkanagira n'agasorori kandi hano. Ntabwo mwayibonye salade nayo ifite risi
salade, nkanagira n'agasorori hano karimo iki, karimo isosi y'inyama. Hanyuma ubwo uyu munsi iyo ni breakfast yacu. So rero nyuma yo kubereka breakfast igiye gufata mu gitondo, naberetse yuko hano umunsi byahindutse. Fata isosi yari ihari ukayishyira, gufata iyo ubasha gufata n'isosi y'inyama, hanyuma ugapfundikira. Hanyuma icyo tugiye gukora kano kanya ni ugukata wa mugati. Turakata. So rero urumva mfashe wa mugati wanjye ndawukatamo utumaruso ushaka, cyangwa uko wawureka kuriya. Nindangiza mfate agapande kamwe, ariko hagati aho ngaho mfite n'ikigori. Nababwiye ngo ubyutse ushonje, wenda ukeneye kurya, ntabwo ukeneye ibintu bye, cyangwa se ku muntu udakunda kunywa ibyayi barahari, adakunda ibyayi bya mu gitondo ushobora kubigenza gutya. Hano rero mfite n'ikigori, cyanjye ndafata nka breakfast, kugira ngo murabona ko ni ikigori gitetse neza, kirahiye. Hanyuma rero ku bijyanye na breakfast yanjye, ngira ngo mwayibonye, ni iyi ngiyi. Tugabanyije ibintu ngo mubone iyo ariyo neza. Iyi ngiyi ni umugati, ni iyi ngiyi. Rero uko mubibona, murabona mfite umugati wanjye. Hanyuma rero ushobora gufata wa mugati wawe ukajya ukoza. Uyu mugati ni uw'umunyu, ntabwo ari uw'isukari. So rero ufata gutya ukajya ukoza isosi yawe, hanyuma ukirira. Usanga ibintu biraryoha. Ushobora no kuba ufite udushyimbo ku ruhande, ushobora no kuba ufite potaje, wayikoresha nta kibazo. Hanyuma ukirira like this, kimeze uko. So rero nk'uko mubibona, nababwiye ngo breakfast y'uyu munsi ni iyi. Breakfast yanjye y'uyu munsi ni iyi ngiyi. Ni ibintu bitagoye rwose. Murabona ngewe nahisemo kurya umugati w'umunyu, ndawukoza mu gasosi k'inyama. Ushobora no kuba ufite akandi gasosi, ushobora no kuba ufite agapotaje, ushobora no kuba ufite itogosheje, nta kintu bitwaye, ukaba warisha. Ukundi rero nshobora kubigenza n'aya salade yanjye, kugira ngo noroshye umwanya cyangwa se nihutishe igihe. Kuko ni umugati w'umunyu, birajyana, biranaryoha. Ibintu byose mu gitondo umuntu aba yihuta, umwanya wo gutaba afite. Ufite bya bitunguru byawe ugashyiraho gutya ukirira. Ibintu biraryoshye. Udafata umugati w'umunyu
nurangiza ugafata umugati w'umunyu nurangiza ushyireho salade y'ibitunguru. Umva ndabigutuye, biraryoshye pe. Ahari mama ubona ko ari ngiye ibyo mbabwira nibyo. Mu gihe ubyutse ushonje uvuga ati icyayi ntabwo numva kiri nkora ahantu, mu gihe wumva utaraza kurya vuba ushobora kubikora gutya nk'uko ngiye kubikora nyine, cyangwa ukaba washyiraho n'udushyimbo ku ruhande. Nta kibazo, nabyo birashoboka. Murabona ko ubundi ndariye, aha ntabwo nkeneye kuza kongera kurya vuba. Murabona ko ni nko kurya ibiryo kandi bibaye breakfast. Nta cyayi nafashe, nta gikoma nafashe, ngiye gutya. Mfite na deseri hano, ntabwo nayibagiwe, ikigori. Ibi bintu rero nabyo uramutse ubyutse ushonje cyangwa se udakunda guteka cyangwa se udakunda ibyayi, wakirira umugati w'umunyu, wakishyiraho ku ruhande agasosi. Ushobora gushyira agasosi k'inyama zitogosheje, ushobora gushyiraho agasosi k'inyama zitogosheje, washyiraho ikindi cyose ushaka. Numva ko murabona ko nta bintu bigoye, ibintu byose ni mu mutwe. Ibintu byose ni uko narakubwiye ngo kora subscribe, hanyuma nkwereke utuntu tw'ubwenge. Ushobora no kudafite icyo ukesha, ushobora no kudafite iyo sukari, yego ukirira gutya ukigendera. Ushobora no kudashaka kurya ku manywa, ushobora kuba mbese hari impamvu yumva itagusaba cyangwa se udakunda ibintu by'isukari. Mwabwiwe ngo uyu mugati ni uw'umunyu, isosi ni iy'umunyu, salade ni iy'umunyu. Mwumva ko birajyana. Umenye hano ndabifite ariko ntabwo nshaka kuyirya. So rero ugakurikiyeho iki deseri, ikigori. Ikigori n'ukuntu gihiye ntabibona. So rero nawe byakunda, nta bintu birenze. Niyo mpamvu ndi kwereka utuntu tw'ubwenge muri ukuntu gihiye cy'isatagura. Ubwo rero reka mbashimire, hanyuma niba utarakora subscribe, kora subscribe. Tubana mu buzima bwa buri munsi, nkomeze nkwereka utuntu tw'ubwenge keretse icyo tuzakora. Ushaka ibintu korohera bya buri munsi. Sawa rero ndabashimiye, mbasezere babwira ngo bye bye. Ibihe byiza kuri mwese, umunsi mwiza kuri mwese. Twese tuba tugiye gushakisha kano kanya, umuntu agiye gushakisha. Yego, sawa rero bye bye.